ikindi cya karindwi cyangwa se indi mpamvu ya karindwi ni ibyitwa domestic violence and abuse. My goodness, ikintu cyo noneho kiri ku rundi rwego, kuba wahohotera umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ukumufata ku ngufu, nubwo muba mwarashakanye ushobora kumukoresha imibonano mpuzabitsina atabishaka cyangwa se arwaye cyangwa se yumva atameze neza, aho kugira ngo ubanze ukemure izo mpamvu zo kuba atameze neza, zo zituma atabasha kugera kuri iyo ngingo, ahubwo umuhatirije gukora ibyo ngibyo. Iryo ngiryo riba ari ihohoterwa. Ikindi ni ukuba wamukubita ukanamukomeretsa cyangwa se ukamubwira amagambo mabi. Ibyo byose bituma iyo bigumye bigaruka ari uguhozwa ku nkeke, binaniza kwihanganira umuntu, biramunaniza akananirwa kubyihanganira, bikarangira ahisemo yuko mwakwaka gatanya. Hanyuma ikindi cya munani ni ibijyanye n'imikoreshereze y'ibiyobyabwenge. Gusinda, ugasanga umuntu ahora asinda, aza yasinze akaza arwana, akajya gusinda akibagirwa kuzuza inshingano zo mu rugo, amafaranga yose ayamarira mu businzi. Ibi byose bikaba impamvu n'intandaro ya gatanya. Icya cyenda ni ukuba abantu bashaka bakiri batoya. My goodness, kino kintu abantu bagiceho akarongo, gushakana abantu bakiri batoya. Ubushakashatsi bugenda bugaragaza yuko kuba umuntu yashaka ari mu myaka ikiri mitoya, imyaka 21, 22, 23 mu by'ukuri, cyangwa se munsi ya 25, aho ngaho ni ahantu umuntu aba akishakisha. Aribyo twabonye hariya ruguru, ugasanga umuntu ntaramenya intego y'ubuzima bwe, ntaramenya business, kariyeri n'amashuri wenda agomba kuzahitamo kwiga. Arashatse atarabimenya cyangwa se ataricara ngo yiyigeho. Bigeze hagati ahinduye wenda ibyo bari barimo, agiye mu bindi, ari guhindagura intego z'ubuzima bwe. Bivuze ngo yashatse ataragira intego ihamye y'ubuzima bwe ngo ahitemo ngo amenye ngo ngewe mbona ko ibyo nakisangamo ari ibi ngibi, nibyo ngiye kugumya ngerageza, nibipfa nibyo nzagumya ngerageza, kuko nagerageje kwishakamo ubumenyi no kwimenya, nsanga ko iyi kariyeri niyo nkwiye kuba nakurikira, iyi business niyo nisangamo, cyangwa se iki nicyo mbona nakisangamo. Rero munsi y'imyaka 25 akenshi usanga umuntu aba ataragira icyerekezo cy'ubuzima, aba atarabona wenda akazi mu buryo buhamye, business aba arimo ibitarabaho mu buryo buhamye. Rero yahise yihutira gushaka ibyo bitarahama, kandi urugo rwihiyongeraho izindi nshingano n'ibindi umuntu aba asabwa. Ibyo ngibyo byose bituma byisuka kuri wa muntu ukinakura mu buryo bwo gufata imyanzuro, bikaba byatuma yumva adatekanye muri we mu umutwe utarakura mu rwego rwo kuba wakwakira ibyo bintu byose by'uruhuri, bikarangira avuze ati ibi bintu rero ndacyafite, ni kwanza akanavuga ngo ndacyafite n'imyaka ihagije yo kuba hari ibyo nakosora, bikarangira bigenze bite, yatse gatanya. Ariko iyo umuntu ashatse ari muri 28, hagati ya 28 na 30, ubushakashatsi bugenda bugaragaza yuko abantu bashakanye bari hejuru ya 25, ariko cyane hagati ya 28 na 30 kuzamura, gutyo abantu baba baramaze kumenya icyo bashaka, baba baraciye muri byinshi, baba baragerageje byinshi, baba barakoze break up zigiye zitandukanye, barigiyemo amakosa runaka yazatuma urushako rwabo rutagenda neza. Mbese baba baragize inararibonye mu bijyanire n'imibanire y'abandi nabo, mu bijyanye n'ibijyanye n'ibifatika mu kazi, muri business. Mbese aba yarabaye wa muntu wakuze mu rwego rw'imitekerereze n'imyumvire ku kintu kijyanye no gufata inshingano. Rero iyo umuntu akiri mutoya, gufata inshingano zingana gutyo, ataragira n'izo experience yo kuvuga ngo shakanye n'umuntu baratandukanye, ngo yicare yige ese kubera icyo uriya twatandukanye ni ibiki nabyigira muri break up. So umuntu rero uri muri 28, 25, 28, 30, akenshi ibyo bintu
aba yaragerageje kubicamo, ariko iyo umuntu ari munsi ya 25 nibwo bamwe baba basoje segonderi, abadindiye mu kwiga, abandi baba basoje kaminuza, abakishakisha atarabona n'akazi, ataragira umurongo uhamye, akahita ajya mu rushako. Kamoni, biba bigoranye, umuntu aba akwiye kuba yakicara akiga neza, agasesengura neza, akavuga ati ese ndi tayari kuba nashaka. Rero iyo nayo iba impamvu yo kuba abantu bakwaka gatanya, kuko bashatse mu by'ukuri batiteguye. Impamvu ya 10 rero nayo ya nyuma, ibyitwa external pressure. Umuntu ashobora kuba yagira impamvu runaka zigiye zitandukanye zatuma habaho gatanya. Mu by'ukuri ari impamvu tuvuge wenda ziturutse ku kazi, wenda umuntu afite akazi, bitewe n'imiterere y'akazi ituma abo bantu batabasha kuba babana. Ni ukuvuga ngo arakora agataha muri wikendi, yataha muri wikendi wenda afite n'izindi gahunda runaka ashobora kujyamo ku ruhande, cyangwa se stress z'akazi zigatuma atuzuza inshingano zo mu rugo neza. Ibyo byose bikaba ari izindi factors zituruka ku ruhande, zidaturutse hagati y'aba bantu, ahubwo arizo zigiye kuza gutuma umwe muri babandi bashakanye atuzuza inshingano zo mu rugo neza. Bishobora kuba ari akazi, bishobora kuba ari ibigare, bishobora kuba ibigare nyine inshuti zitari nziza, cyangwa se inama nanone zigenda ziza mu matwi y'abashakanye, bakubwira ngo uriya muntu washatse se ubwo bimeze bite, ngo uriya muntu ntago mukwiranye, ngo ntago mwari mukwiranye, uriya muntu yaje agukurikiyeho amafaranga, n'utundi uri kugenda utera imbere natwe azadutwara. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine, izindi mpamvu zigenda zituruka ku ruhande, cyane cyane amagambo ndetse n'imibereho, cyangwa se n'ubuzima muri iyi minsi buba butoroshye, aho akazi umuntu ashobora gukora akazi ugasanga aburiye umwanya umuryango we. Izo zose rero ni impamvu zishobora kuba ubushakashatsi bwagiye bushyira hanze, zishobora kuba nk'impamvu mu zizatuma abantu baka gatanya. So rero muri make ni ibyo ngibyo hano kuri Easy Life Talk Podcast twari twabateguriye ku bijyanye n'impamvu za gatanya, nyuma y'uko tubonye y'uko gatanya ziri kugenda ziyongera cyane hano mu gihugu cyacu. Rero wowe wakurikiranye kino kiganiro kabugeje kuri uyu munota ukiri kumwe natwe, please kora subscribe, ukore like, share na comment. Muri comment muduhemo ibitekerezo uko mubyumva kuri zino mpamvu zagiye zishyirwa ahagaragara nk'impamvu zitera gatanya. Ese mwebwe mubyumva gute? Ese mwe mwumva ari iki cyakorwa? Mu by'ukuri tuganire, tugende twungurana ibitekerezo. Ngiye nari MBOT, ibiganiro byacu nakagaruka hano kuri Easy Life Talk.